Yesu ashimwe cyane. Tunejejwe n'Imana bene data uno mwanya nifuje kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. N'umuyobozi wa Restoration of Karumeli Pentecostal Church Nansana Uganda Kampala Nkundimana and Dr. mu bigendanye n'ibya theology kandi ndashimana ko itugiriye neza. Uyu munsi nongeye kugaruka nifuza ko tuganira ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi ikintu nifuje ko tuganiraho cyane cyane ni ku nkomoko y'icyaha. Inkomoko y'icyaha. Iyo turimo gukora research ushobora kubona impamvu nyinshi n'uburyo bwagutse ushobora kubona bugaragaza inkomoko z'icyaha. Ariko uyu munsi nashatse kugira ngo tugane zimwe muri zo. Kuko iyo tuvuze inkomoko y'icyaha ushobora biterwa n'ubushakashatsi bwa buri muntu. Ariko uburyo bwuzuye nshaka kuvuga none ahangaha ni uburyo icyaha kijya kubaho. Ubwa mbere twakivuga mu isi, kuko iyo dusomye Bibiliya tubona mu ijuru habayemo ikibazo hagati y'abamarayika ubwo Imana yirukanaga abamarayika bajugunya mu isi. Ibyo si byo nshaka kuvuga, ndashaka kuvuga icyaha hano mu isi. Umuntu wa mbere uburyo yakoze icyaha, uburyo Imana yaremye umuntu turabizi, ariko Satani yaje kugerageza kwinjiza icyaha, kuko niyo nkomoko y'icyaha. Iyo dusomye reka noneho kugira ngo tubyumve neza nshobore gusoma Itangiriro ibice bitatu kuri ya murongo wa mbere dukomeze ho hepfo. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi n'izo Imana yatubwiye iti ntimuzazirya ntimuzazikoreho mutazapfa. Aha niyo magambo nifuje kugira ngo tuganire. Icya mbere ndimo kubonamo ingingo nyinshi zituma zigaragaza icyaha uburyo cyakozwe. Ubwa mbere Satani yarazi iby'Imana yavuze, kuko yarabanje asubira mu by'Imana yari yavuze mu bice bibiri ku murongo wa 16 w'Itangiriro. Imana yari yarabwiye umugore ngo Uwiteka Imana yamutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Hano inzoka yari izi iby'Imana yavuze, kuko mu kuvuga ko hariya mu gice cya 3 yavuze uriya murongo Satani yawuvuze nk'utabuzi ariko ashaka kuwugoreka. Ni ukuvanga icyaha iyo kijya kubaho, ni ukugoreka ibyanditswe cyangwa ukagoreka ijambo ry'Imana. Icyaha ni uburyo bwose bukorwa bwo kugoreka no guhindura no kuyobya ibyanditswe. Ni ukuvanga umuntu ashobora kwirengagiza ibyanditswe, umuntu ashobora kugoreka ibyanditswe, umuntu ashobora gucurika ibyanditswe. Iyo ucuritse, iyo ugorotse, iyo byirengagije biba ari icyaha. Noneho inzoka ngo nuko kuko Imana ntimuzarye ku giti cyose. Inzoka yafashe wa murongo ihindura ikibazo. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Satani yarazi ko ibiti byose ku murongo wa 16 yari yarabwiwe ngo ibiti byose muzabirye. Aho ngaho arabivuga. Noneho ku murongo wa 17 arahagoreka ibiti byose byashakaga iki? Umugore ku murongo wa 16 wahariya mu Itangiriro haravuga ngo ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha ikibi n'icyiza ntuzakiriho. Kuvuga ngo Satani akoresheje byose, ariko Imana yari ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha ikibi n'icyiza ntuzakiryeho, ku munsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Hano icyaha cyaje gitere. Icyaha cyaje igihe Satani yasobanuye nabi ijambo ry'Imana.
Satani yagoretse ijambo ry'Imana. Iyo Satani amaze kugoreka ijambo ry'Imana, ikibazo kiba kibaye. Noneho rero icyaha cyabonetse igihe Satani yagorekaga umurongo wo mwitangirira ibice 2:16 na 17. Interpretation y'iyo mirongo ayisobanuye nabi nibwo icyaha cyabayeho. No kuvanga icyaha cyabayeho nyuma ya misinterpretation, nyuma yo gusobanura nabi cyanditswe cyo mwitangiriro ibice 2:16 na 17. Iyo niyo nkomoko y'icyaha. Satani ajya kubibaza suko yarabiyobewe, ahubwo yarabizi kuko avuga umurongo wose, noneho akirengagiza umuntu. Abantu bose ku isi iyo bajya gukora ibyaha nuko birengagiza umurongo w'ijambo ry'Imana. Suko ijambo ry'Imana barigaye, suko bariretse, suko batarisomye, suko batarihaye agaciro, ahubwo kurigoreka ubwabyo bizana ibyago. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi icyo shaka kuvuga, icyo nashatse ko inkomoko y'icyaha ni igihe Satani yagoretse ijambo ry'Imana. Umva icyaka noneho Satani amaze kugoreka ijambo ry'Imana, umugore nawe kwapurika yapurikinze nabi, kwapurika yahise akora amakosa muri application. Eka bikwereke noneho umugore arimo kwisobanura kugira ngo yerekane uko ikibazo giteye. Yahise yongeramo ku murongo ibice 3 umurongo wa 3, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi n'iz'Imana yatubwiye iti nimuzazirye nimuzazikoreho mutazapfa. Hariya mu gice cya 2 Imana yavuze gutya ngo, yari yaravuze ngo igiti cy'ubwenge mumenyesha ikibi n'ikiza nimuzakiryeho, ariko ijambo ntimuzagikoreho ntabwo Imana yavuze, kuko ku murongo wa 15 yavuze ngo Uwiteka Imana ijyana wa muntu muyimushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Icyo giti cyari muri Edeni bisobanuye ko cyagombaga kurindwa kikanahingirwa, kandi wahingira ngo urinde ibyo udakoraho. Icyaha cyari ukukitakiryaho gusa, ariko kugihingira no kugikorera no kukirinda byari ibya Adamu na Eva. Noneho rero nyuma y'uko umugore amaze we mu buryo bw'ubusobanuro no kwisobanura arakabya, yongera ngo Imana avuze ngo tuzagikoreho ababeshyeye Imana. Eva yabeshyeye Imana yuko yamubujije no kugikoraho, yababujije no kugikoraho. Satani we yafashe ibyanditswe abihindura negative, muri negative arabihindura. Ikindi iyo usomye hepfo ingaruka Satani yavuze, Imana ku murongo wa 17 yari yavuze ngo umunsi mwakeho no gupfa muzapfa. Noneho Satani ku murongo hepfo we ahita asobanura amagambo avuga ngo umurongo wa 4 yavuze ngo iyo nzoka ibwira umugore ngo gupfa ntimuzapfa. Umurongo wa 17 mwitangira ibice 2 hava ngo umunsi mwakeho no gupfa muzapfa. Satani ahita yongeramo inyuguti ya nti, gupfa muzapfa, gupfa ntimuzapfa. Uko niko tubanye na Satani bene data, uko niko icyaha cyabaye. No kuvuga ngo Satani iyo umugore yongeyemo ijambo rivuga ngo nimukagikoreho, inzoka yongeraho ijambo rivuga ngo nti muzapfa. No kuvuga ngo muri uriya murongo 2:16 umugore yongeyeho ngo nimuzagikoreho, aryongeramo, kandi Imana yavuze ngo tugiye tunagikoreho. Abakoze icyaha cyo kongera mu byanditswe. None inzoka yo yongeyeho gupfa ntimuzapfa. Hahandi bavuze ngo gupfa muzapfa, inzoka iravuga ngo gupfa ntimuzapfa. Uko niko tubanye n'inzoka, niko tubanye na Satani bene data. Najya mubabwire ngo mu gihe cyose usoma ijambo ry'Imana ujye witonda, kuko ubuzima bw'ijambo ry'Imana ntabwo bworoshye. Ubuzima tubaye hano mu isi tubanye na Satani uhora yongera inyuguti imwe, gupfa ntimuzapfa. Hari urupfu akahashyira ubuzima, kandi urupfu ataruvanyeho. Ni ukuvuga ngo urupfu ntaruvanyeho, ahubwo aradushuka akatwongeramo ibidihe. Abaraguza, abajya mu bapfumu, bahora bashaka kudapfa. Noneho ko Satani buri gihe hari urupfu ahora atubwira ko rudahari, atubeshya kandi ruhari. Ahari ukurimbuka ahora atubwira ko nta kurimbuka guhari. Satani yabwiye umugabo gupfa
muzapfa. Nyamara Imana ku murongo wa 17 yavuze gupfa muzapfa. Ntago rero dukwiye gusobanukirwa abasoma ijambo ry'Imana. Babandi mwumva ko mumeze neza musobanukiwe ibyanditswe n'ijambo ry'Imana. Babandi niyo mpamvu Zaburi ibice 2 Dawudi yaravuze ngo mujya musoma ijambo ry'Imana mukore witeka muhinda umushyitsi. Ni imishatse kubashorera ngo turi mwese Satani yongera inyuguti ya nti ukumva nta kibazo. Nigeze gusoma icyanditswe mbona Yesu atanga imfashanyigisho yo koza bigishwa ibirenge, imfashanyigisho nk'umugani wo kwigisha abantu guca bugufi. Ariko abandi bahita Satani ahita akoramo doctrine ngo muzaza boza ibirenge hama mwoga abadayimoni mwoge imivumo ngo baboza imivumo baveho. Ibyo ni ugucurika ibyanditswe. Ijambo ry'Imana igihe cyose ushobora gukora ibintu bitari mu ijambo ry'Imana uzabuyobye. Igihe kimwe Imana yabwiye Yoshua iravuga ngo ibyanditswe ntuzaca iburyo cyangwa ibumoso, don't right cyangwa left. Ibisobaniki yari right yari iburyo, babisobanuye ko bigaragara yuko ari uburyo bwo Satani ashaka yaba yabishushanyije mu bwiza. Ni ukuvuga ngo yabishyize ushobora guca ibumoso wumva ushaka gusobanura ibyanditswe ariko ubiganisha heza. Yari ibumoso biba biri muri negative. Ni igihe wumva Satani yabitwaye muri negative. Hari uburyo usobanura icyanditswe ariko ufite intego nziza ariko ugacurika ibyanditswe. Icyo ni icyaha. Ntugace iburyo cyangwa ibumoso. Ijambo ry'Imana rishaka right yayo, rishaka kunyuramo hagati 100%. Icyo nashatse kuvuga rero icyaha cyakomotse mu gucurika ijambo ry'Imana. Nimugacurike ijambo ry'Imana. Imana Abrahamu na Isaka na Yakobo ibiteho mu izina rya Data, iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Amen. God bless you. Share and subscribe. Imana ibahe umugisha.